bavandimwe bashiki banjye mu ntege amatwi neza bagerageje gucecekesha ijwi ryanjye bandika impapuro 12 zandikwa n'umuntu utazwi ariko nta n'uwazisinyeho bansabaga kumanika amaboko bantegeka kubisoma barambwira bati ibi n'ibijyanye na diplomasi kandi niwihagarareho uku nguku niko tugomba kujya tugirana imikoranire ni ukugomba kubaho nahise nzinga igipapuro mo kabiri ndangije ndatambuka mfata mikoro yanjye maze ubundi nanjye mvuga amagambo yanjye bwite nateguye byateje umushyitsi abari baraho ariko byose byatangijwe n'ijambo nari naravuze haciye amezi 2 byashyiraga hanze ibyo Israel n'abambari bayo bakoraga hariya muri Gaza maze bambwira ko narengereye nahamagawe n'abantu b'i Paris Washington Tel Aviv bakoze byinshi bantera ubwoba bansezeranya kunteza imbere n'indamuka mpindukiye bati turumva aho uhagaze ariko nta nubwo ukeneye ibihano indangagaciro zacu ntahagari zo guceceka imbere y'abantu bari gukorerwa jenoside ari ibyo nari bwigumire mu rugo iyo nceceka bari bwiyandikira amateka yayo bashaka iyo ntigaragaza bari buvuge ko natinye njye nagiye New York nta nyandiko nta n'ibyo kubunamira mbere nyuma y'iminsi 3 yacyaje igipapuro cyo gusaba imbabazi telefoni yanjye yarasonnye saa 8 z'ijoro telefoni y'akazi ni telefoni yanjye ubwanjye ihamagarwaho n'abantu 5 gusa ijwi ryamamagaye ntabwo nigeze ndimenya na ambasaderi Richardson wari uturutse muri United States Department ambwira ati dukeneye kuvugana hakurikiye imodoka yinjiye idafite ikirango na kimwe kiyimiranga wa mwambasaderi yahise yisohokamo ari kumwe n'abantu babiri batigeze bivugana na gato yinjira muri ofisi yanjye nta mutumiye ahita ambwira ati president dufite ikibazo yahise afungura agasanduku yari afite hanyuma akuramo impapuro azirambura ku meza yanjye harimo amafoto ya satellite yo mu birombe by'amabuye y'agaciro ndetse n'amasezerano twagiranye n'Ubushinwa kubaka ibikorwa remezo anyereka n'amasezerano yose dufitanye n'Uburusiya mu bya gisirikare kandi nta kintu na kimwe twigeze dutangaza hanze arambwira ati byose turabizi abivuga tuje ati ubu rero tugiye kubyita ibijyanye n'ubufatanye mu bukungu ako kanya nahise negama mu ntebe yanjye